Ikaze kuri TV show, akaba ari ya channel yanyu y'Abanyarwanda tugenda tubagezaho ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro bishobora gufasha bamwe mu rukundo, ibiganiro bishobora guhindura ibintu byinshi, ibiganiro ndetse nawe ubwawe ushobora kumva akabagira icyo watoramo. Uyu munsi rero twabazaniye umutwe w'ijambo ugira uti: hari amagambo ushobora kuvuga akaba yahindura umukobwa ako kanya rwose nawe ubwawe ukumirwa. Aya magambo ni amagambo ushobora kuba wakwifashisha mu gihe muri gukundana ariko aribwo bigitangira nyine bitaragenda deep ku buryo buri wese ngo abimenya, famiye, imiryango, mwateye amavi. No, ni ya magambo ushobora kwifashisha ku buryo umwana w'umukobwa nawe ubwe atekereza akavuga ati se byagenze gute, umukunzi wanjye bimeze gute, cyangwa se umuhungu ushobora kuvuga ati byagenze gute kubona noneho ibintu bikomeye. Rero ni amagambo 5 uvuga agahindura umukobwa cyangwa se umusore nawe ubwawe ukumirwa. Reka rero tubasabe kuyakurikira ndetse njye bagezaho kino kiganiro banyita Swati Medit. Iki ni ikiganiro, ibi bintu tuba turi kuvuga ni ibintu biba biri fact, ni ibintu tuba twarasomye ku mbuga, ni ibintu buri wese nawe iyo abyumvishe hari ikintu bimusigira, kuko benshi bagiye babitwandikira muri SMS hasi kuri YouTube. Nawe uze kwandika igitekerezo cyawe batubwira ati dukorera ibi n'ibi, dukorera ibi n'ibi. Buri wese mfite ibintu byinshi mugomba kubagezaho, byinshi cyane, kandi birasaba wowe ikintu kimwe gusa: kanda subscribe no kuri ka kazogera kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze, buri kiganiro cyose nkoze cy'ubwenge kizajya gihita kiza kuri playlist yawe muri telefone yawe imbere. Reka tuze dutangire ku mwanya wa mbere, tugende dukurikirana ijambo ku rindi uko aya magambo n'ibimenyetso byayo bimeze. Ikintu cya mbere ugomba gukora ugitangira mu rukundo, gerageza kwiburisha kugira ngo agukumbure. Icyo kintu ni ikintu abantu batajya baha agaciro. Buriya kugira ngo umuntu agukumbure cyangwa se umuntu mukundanye abe yavuga ati bimeze gute, uyu muntu ko atakimvugisha biti, simvuze ati mureke kubahamagara, no, kubahamagara nta kibazo, ariko se uri mu kazi, umukobwa araguhamagaye ngo ngeze Nyabugogo, ati ubu ngubu ngiye gufata moto ngeze mu mujyi, ngo ndaje mpite ngusuhuza. No, mubwira ati ndi mu kazi, turaza kuvugana akazi karangiye. Mbese ugerageze use nk'umwiyakamo gakeya ariko udashyizemo ibintu byo gukabya. Mwereke yuko hari ibintu urimo by'ingenzi kandi bizaba ingenzi kuri mwembi babiri. Niba ari akazi ni akazi, ariko mubwira uti turaza kuza kuvugana mu nyuma. Si ngombwa yuko afata iyo moto, wenda nawe avuye mu kazi, akazi ke karangiye, yego ni sawa, no kuba yaza kukureba yego ni byiza, ariko se avuye mu kazi aje kugucaho nawe ubwawe uri mu kazi nturataha, ahise akubwira ati ngo manuka hasi tubonane ngusuhuze. Oya, ibyo bintu nubimwemerera mukajya mubikora gutyo, ni hamwe ejo n'ejo bundi azakurambirwa, ni hamwe ejo n'ejo bundi uzasanga urukundo rwanyu nta ntego rufite. Kubera iki? Buri kanya muri kubonana, buri ko gushatse arakubona, buri ko yitsamuye arakubona. No, gerageza wiburishemo gakeya udashyizemo ubugome, ahubwo ushyizemo ubwenge. Ndetse nawe kandi ubwawe kubera uba uri mu kazi birumvikana, kandi nunabimusobanura nawe azabyumva. Ko rero ni akantu k'ibanga ngira ngo mbabwiye, nako kakaba ari mu kimenyetso cya mbere. Mbese ni amagambo ushobora kubwira umukobwa cyangwa se umusore nawe ubwe
akagutekereza akavuga ati ok, niba sheri wanjye ari mu kazi, ngo reka mbe ndetse kumuvugisha, wenda buriya nahuguka turaza kuvugana. Ibyo ari byo byose afite ibintu ahugiyemo cyangwa se afite ibyo arimo runaka, kandi twese bizaduteza imbere. Icyo ngicyo tugisanga ku mwanya wa mbere. Reka tunyarukire no ku kindi kimenyetso nacyo tukivugeho birambuye. Ikindi kintu dusanga kuri uyu mwanya cyangwa se kuri uru rutonde rwacu kiragira giti: gerageza muganire ibintu birasa ku ntego. Mbese muri make ni ukutarambirana. Ni ukuvuga ngo iyo uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa se hari ibyo muri kuba mwaganiraho mufata umwanzuro muri mwembi, si ngombwa yuko ujya guca Nyabarongo cyangwa se ngo uzamuke imisozi umubwira ibintu byinshi, no. Ahubwo wowe kugira ngo umufate neza, noneho we azagukumbure. Mwibuke turi kuvuga ku kintu gishobora guhita gikurura umukobwa, mbese akakwigarurira, cyangwa se umuhungu akakwigarura akagumya gukumbura. Ni ukuvuga ati iyo muri kuganira, wowe gerageza urase kuri ya ntego yawe wihutishije ikintu. Uriya umwana w'umukobwa cyangwa se umusore, we muri we hari ukundi kuntu abifata. Atavuga ati uyu muntu byanze bikunze aba ari self confidence, aba yifitiye icyizere, mbese atabona yuko bya bintu koko unabirimo neza. Rero iyo ushatse kujya mu bintu ngo bya kure, ngo sinzi iki, ukajya guca kure, no. Wowe mubwira ibintu biri fact, ubona biri aho hafi, kandi ibintu bifite inyungu, atari bya bintu biri aho ngaho. Kuko ubu ngubu ibintu bigezweho ntabwo ari ibintu byo kuza ngo ubwire ngo umwana w'umukobwa ngo ndagukunda, ngo sinzi gutya, nta bimenyetso, no. Wowe mubwira ibintu biri aho hafi, nibura bishobora kuba byamutarakitinga no ku mutima we, bikaba byamukurura, utarinze ujya kure ngo uzenguruke, no. Icyo rero nacyo kiri mu bintu bishobora kuba byagufasha kuganiriza umwana w'umukobwa, cyangwa se umukobwa wo kubwira umuhungu utarinze uca kure, ahubwo ukabyihutisha. Icyo rero ayo magambo uba wihutisha runaka mu rukundo, we aramufasha, ahita abona yuko bya bintu birimo koko bya nyabyo, atari ibintu uri gushakisha cyangwa se uca kure cyane. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya, tugumya tubibutsa nyamuneka gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane namwe mu biganiro tuzajya dukora umunsi ku munsi. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya wa gatatu. Dukomeje no ku wundi mwanya dusangaho ayo magambo ushobora kuvuga akaba yahindura umukobwa byihuse, cyangwa se akaba yahindura umusore byihuse mu rukundo, ukabona ari kugutekerezaho nawe ubwawe ukumirwa. Ikindi kintu dusanga hano ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi kijya kibananira, kiragira giti: iga kuvuga oya. Oya bisobanuye iki? Si ngombwa yuko ibintu byose umushiri wawe cyangwa umukunzi wawe akubwiye uhita wemera. Oya, ntabwo ari byiza. Niba akubwiye ati sheri, aguhamagaye kuri telefone, umeze ute? Umeze neza, none se muri weekend tuzasohokana, ufite umwanya? Oya, mubwire oya, kuko nugumya umumenyereza cya kintu, ejo n'ejo bundi akakibura, kizaba ikibazo. Hamwe uzasanga yaguciye inyuma, cyangwa se yifitiye abandi basore ajyana nabo, cyangwa se niba ari umusore yifitiye abandi bakobwa ajyana nabo. Si ngombwa rero ibintu byose guhita wemera ngo oya, nako guhita uvuga ngo yego, no. Iga kuvuga oya, kuko iyo oya izagufasha mu buhe buryo? Iyo oya icya mbere kizagufasha nawe ubwe yitekerezaho, avuga ati se umukunzi wanjye ko mba ndi kumurushya buri kanya, mubwira ati imisatsi, mubwira ati inzara, mubwira ati mfite ubukwe n'itike, nyine nawe hari ukuntu bimustressa, bikaba ngombwa yuko yakubwira oya. Buriya rero nubwo aba akubwiye oya, ntabwo ntibivuze yuko akwanga, ntibinavuze yuko atagukunda.
buriya aba agukunda ahubwo bya nyabyo, ahubwo aba yanga yuko bya bintu uzabigira akamenyero, ejo n'ejo bundi wabibura bikaba ikibazo, ugasanga we ari kurogereta mu gihe wowe wamaze no kubivamo ahubwo burundu. Rero umukunzi wawe cyangwa se uwo mukundana numva ukomeje kujya umubwira ikintu akakubwira oya, nta yindi mpamvu, ahubwo wowe ibaza impamvu ki ari kukubwira oya, ubanza unayimenye uvuga ati ushobora kuba ari ikibazo impamvu ari kumbwira oya, ngabona nawe yifitiye ibindi bibazo. Rero wa musore we, wa mukobwa we, iga kuvuga oya. Si ngombwa ngo umuhungu garaje aragusuye, bimwe byateye byo gusurana muri geto, muraganiriye ugiye gutaha, arakubwira ati se ubu ngubu nta n'ikintu twakora wenda ukanshimisha tukavinga sex? No, wowe ikintu cya mbere uhita umubwira ati mubwire oya. Si ngombwa yuko umwemerera ngo ni uko ari sheri wawe, kuko uko muzagenda mubikora muryamana musambana niko azaguhaga. Ahubwo wowe iga kuvuga oya muri buri kintu cyose, ariko uvuge oya hari n'impamvu. Hari igihe ushobora kuvuga oya ugasanga noneho byose urabibuze. No, iga kuvuga oya hari impamvu ifatika iri fact, ku buryo n'ejo bundi munarakaranyije wamusobanurira impamvu ya oya wayivuze. Ubwo rero buri wese aka kantu akigeho. Si ngombwa buri kintu cyose ngo ucyemere ngo yego ngo ni uko ngo ari urukundo rega n'ejo bundi birapfa. Ubu se nimumara kuryamana inshuro 10 cyangwa se inshuro 15 ataraguterera n'ibi no mu bitekerezo nta n'umurenge aragira, waranze kumubwira oya, ejo n'ejo bundi ubwo urumva utazaba uri kurogereta, wenda azishakira n'undi cyangwa afite n'undi ku mpande. Rero mugenzi wanjye w'umukobwa cyangwa w'umuhungu, iga muri wowe kuba wahakana uvuge oya, kuko ntabwo uzaba uciye nk'amabere, kandi nanarakara uzamusobanurira impamvu, kuko mu rukundo buri kintu cyose kijya gukorwa hari impamvu. Reka rero dukomeze tujye no ku kindi kimenyetso cya 4. Reka dukomereze no ku wundi mwanya, dukomeza tubabwira amwe mu magambo ashobora kuba yahindura umukunzi wawe, ahubwo noneho akarushaho kuba yagukunda nawe ubwawe bikakurenga. Ikindi gikurikiyeho, irinde kuba wavuga nabi umuntu mwakundanye. Buriya rero hari abantu batajya baripfana, ugasanga umushiri wawe arakubaje ati se wakundanye n'abantu bangahe, wakundanye n'abasore bangahe, wakundanye n'abakobwa bangahe? Wowe ubwawe ugahita wivamo ukaba uravuze ati nakundanye ngo cyakora ngo wowe uri nk'uwa 5. Undi nawe hari ukundi kuntu buriya mu mutwe we cyangwa se mu bitekerezo bye ahita agufata akavuga ati rero uyu muntu ubanza atanashobotse, noneho agahita akomeza akakwinjirira, akaba arakubaje ati se uwo mwakundanye nyuma, we ejo bundi uwo mwakundanye nyuma we mwapfuye iki? Noneho ugasanga wowe kubera guhuzagurika no gupfa kuvuga ibintu utatekerejeho, ugasanga uramubwiye ati twapfuye ibi n'ibi, yamfatiye muri ibi n'ibi, hari ibyo tutumvikanagaho gutya. Icyo rero icyo ngicyo ni cyo kibazo umuntu cyangwa se uwo muntu muri mu rukundo ahita agufatamo ukundi kuntu. Rero niyo mpamvu uyu mwanya twaje tukakubwira ati irinde kuvuga nabi umuntu mwakundanye cyane. Niba ari umu ex, irinde kumuvuga nabi, kuko uwo nguwo uri kumubwira nawe umushiri wawe wo muri iyo minsi ashobora guhita avuga ati kumbi wa muntu ndi gusanga nawe yimereye gutya, ese wa muntu ndi gusanga afite n'abandi burya yagiye ahemukira gutya. Nyine nawe ubwawe urumva, niba umuntu mukundana akaba yakubaza ati se umuntu mwatandukanye gute, ugasanga none wa muntu mwatandukanye uri kumuvuga nabi, kandi mu by'ukuri
ari wowe wagize uruhare mu gutandukana nawe, urumva mbese uba umeze nk'aho uri kwisenyera. Ahubwo noneho akikubaza nk'iki kibazo, wowe ubwawe ushobora kumubwira ati ikosa si njyewe ryaturutseho, mbese ukirinda kuba wavuga nabi uwo mwakundanye cyangwa se umu ex wawe. Yewe ukagerageza no kuba wamutaka ukamubwira ati byari bimeze gutya, byagenze gutya. Biramufasha rero, kuko we mu mutima wewe ahita abifatamo ukundi kuntu kwiza bitandukanye na wa wundi upfa guhita apfa kuvuga ati byagenze gutya, gutya na gutya, twatandukanye gutya, yamfashe wenda nasohokanye n'undi mukobwa amusabye imbabazi arabyanga, yamfashe ndi mu mico mibi runaka amusabye imbabazi arabyanga. Nyine ugerageza kuba wamubwira ibintu nawe ubwe bishobora kuba byamukurura, akabona yuko mu rukundo rwawe ufitemo intego. Si ngombwa yuko uhita umubwira ati uwa mbere twashwanye gutya, uwa kabiri dushwana gutya, uwa gatatu dushwana gutya, kugera mu bantu 8. No, nawe ahita avuga ati byanze bikunze nanjye nibigenda gutya ni uku nguku azamfata. Urumva rero ni ikibazo gikomeye nyine dusanga kuri uyu mwanya. Niyo mpamvu ugomba kwirinda kuvuga nabi umu ex cyangwa se umuntu mwigeze gukundana mu bihe bishize. Reka dukomeze no ku wundi mwanya tubakangurira, nyaboneka mugumye mukande subscribe kugira ngo ibi biganiro by'ubwenge ujye ubikurikirana umunsi ku munsi. Reka dukomeze no ku kindi kimenyetso cyangwa se no ku rindi jambo ryaguhindura wowe ubwawe. Ikindi twasanga kuri uyu mwanya ni ikintu wenda ushobora kuvuga rimwe na rimwe wo mukundana akagifata nabi bitewe n'uburyo wakivuzemo, ariko nukivuga mu buryo bwiza, ahubwo bizatuma we agukumbura, nawe ubwawe wibaza uti akuzi ko wa mukobwa nkunda koko. Ni ukuvuga ati ni ijambo nawe ubwe rishobora kuba rivuze neza, rishobora kuba ryamukurura cyane, kuba yagukunda ndetse yanakwimariramo. Iri jambo rero riragira iti iga kuvuga yuko narimuze, mbese iga kuvuga yuko narindi busy. Si ngombwa yuko umukobwa aguhamagara cyangwa se umusore aguhamagara duhure byabaye duhure. Si byiza buri munsi no, ahubwo kabone niyo waba nta kintu urimo, nta n'akazi ufite, mubwira ati ndahuze cyangwa se ndi busy. Kuko mu rukundo iyo hajemo ibintu ngo byo guhurahura buri kanya, sinzi buri kanya ngo urashaka yuko ngo kumubona ngo wamukumbuye, ngo urashaka ngo yuko ngo agusura. Mukobwa umuhungu ntabwo ahamagara ati waje ukansura. Iga kuvuga ati ndi busy uyu munsi, hari ibintu ndi bujyemo sheri, reka dushakishe muri kuriya kwezi umunsi nzazi. Kabone niyo waba nta kintu ufite uri gukora, ariko iga kuvuga ati ndi busy ndahuze, reka nshakishe muri kiriya cyumweru gitaha cyangwa se ukundi kwezi aba aribwo tuzabonana. Buriya bihita bituma wa muntu ubibwiye, gusa biba bisaba kubivuga mu buryo ushobora no gusobanura iki kintu cyakugize busy. Bituma wa muntu ubibwiye agumya gutekerezaho, avuga ati ariko uyu muntu nubwo mukunda aba ari busy pe, kandi nubwo aba ari busy ntabwo ari uko aba anyanze, ahubwo aba ari mu tuntu twinshi, aba ari mu kazi, bari kwita ku bindi bintu ejo n'ejo bundi bizatugirira akamaro mu rukundo. Ibyo byose ni bya bintu umuntu ahita atekereza akavuga ati sheri wanjye ari busy mu kuntu, nta kibazo. Urumva nyine ni ijambo nawe ubwawe ushobora gukoresha ushaka yuko wa mwana w'umukobwa agumya gutekerezaho, cyangwa se ushaka yuko wa musore wagukunze noneho arushaho kugumya kugutekerezaho. Arega nta nubwo binababaje cyane kandi ntibyanamurakaza kuba wamubwira uti ndahuze.
akamubwira ati ambo sheri urampamagaye ariko washakaga yuko tunabonana uyu munsi, ndabizi wagize konji nanjye mfite konji, ariko uyu munsi hari utuntu nza kuza kuba mugiyemo umunsi wose, konji iyo nyibonye akenshi hari utuntu mugiramo, gusa wenda icyumweru gitaha cyangwa se mu minsi iri imbere byanze bikunze tuzabonana. Iga rero kumubwira muri ubwo buryo, atari ukuvuga ati ahantu hose mfatiranye tuhise tubonana, ahantu hose ngiye tuhise tubonana. Uko mugenda muhura mubonana buri kanya niko nawe azagenda agira ute, akurambirwa avuga ati apo ubundi se ndaba mukumbura n'iki, apo ubundi se ko mbona n'ubundi nta kiba gihinduka ku isura ye, n'ubundi buri kanya aca hano ku kazi, cyangwa se iyo muhamagaye mubona uko mushatse mwisanzura. Iga rero ibyo bintu, kuba ibyo byose kuba wabimwibagiza mu mutwe we, ukamubwira uti ndi bize reka tuzabona ejo, ahubwo muganire kuri telefone bisanzwe, ariko no face to face. Iga kugenda ubigabanya, rimwe na rimwe wige no kugenda muhura, yaje kugusura wiriwe iwabo, ubura uko wabonye konji wagiye iwabo, ibyo byose rero byige, umenye ati ndagarukira ahangaha, umupaka wanjye ndawugarukiriza ahangaha, kandi ndamwitaho muri ubu buryo, sinkubujije kumwitaho umukunzi wawe. Mwiteho bihagije, ariko mwiteho ku buryo nawe ubwe atazavuga ati uyu muntu yaranyihaye, yararengereye, mbese akazatuma aguhararukwa, niko nabivuga. Rero iga kuba waba bize, cyangwa se wamubwira uti ndahuze, cyangwa se wamubwira uti hari utuntu ndimo tutari bunyemereye yuko twabonana, tutari bunyemereye yuko twahura, tutari bunyemereye yuko uyu munsi ndi bugusure, ahubwo twaza kuvugana kuri telefone. Iki rero nacyo ni ikimenyetso cyangwa se ni ijambo ryiza ushobora kwifashisha mu gihe uri kubwira uwo mukobwa cyangwa se umuhungu mukundana. Ikindi kintu wakora cyagufasha kuba wakwigarura uwo mukobwa cyangwa se umusore mu gihe mukiri gutangira mu guteretana bitaragera aho bikomeye, irinde kuba wamuganiriza umwanya munini kuri telefone, kuko mbese ntimurabijyamo neza 100% nubwo ubona afite gahunda y'urukundo. Rero irinde kuba wagumya umwisanzuraho, umubwira amagambo menshi, muganira ibya hehe na hehe, wowe muhamagare bisanzwe, umunota umwe urahagije cyangwa umwe n'igice, umubwira ati waramutse ute, umeze ute, wanyweye icyayi, ese saa sita wabonye icyo kurya, it's fine. Nimugoroba niba ufite ubwo bushobozi n'ayo mayinite, nabwongera umuhamagare, wenda hagati ya 2:00 na 2:00 n'igice umuhamagare. Buriya sinabyiza guhamagara umuntu mu masaha akuze cyane, nibura hagati ya 2:00 cyangwa se 2:00 n'igice biba bihagije. Ibyo byose aba yavuye ku kazi, ko niyo masaha nibura abantu benshi baba bagereye mu rugo. Nabwo nimuganira ntumurambire kumuganira ibintu biri too much, yaba byerekeye urukundo, yaba byerekeye ubuzima mubayemo, ahubwo wowe ikintu uzajya ukora gishobora kuba cyamuattractinga, nyine kikamukurura, ku buryo isaha n'isaha avuga ati wawu, uyu muntu afite akantu keza. Mu gitondo byuka, ufate telefone yawe, ushobora kumutextinga message, ukaba wamwandikira message nziza nayo itarimo ibintu byinshi, ukaba wamwandikira mu gitondo ukamubwira ati sheri wabyutse ute, ese wabyutse neza, ese umeze neza, turaza kuvugana se, ushyiriho utuntu nyine tw'udutima cyangwa se tw'utubazo. It's fine, si ngombwa guhurutura wabyutse ute, waryamye, wasinziriye, warose, wandose, wagiye mu kazi. Wowe kora utuntu turi romantike dukeya, nawe ubwe dushobora kuba twamukurura. Nugira amahirwe na nimugoroba ukaba ugifitemo za message,
nabwo mwandikire mbere yo kujya kuryama, kabone niyo mwaba mwavuganye kuri telefone cyangwa se mutanavuganye. Rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu yagira mu rugo umuriro washize, kandi ananiwe ashobora guhita yirambika akaryama. Rimwe na rimwe no kurya bikamunanira, wenda uranamuhamagaye uranamubuze, wowe uhita uterera iyo ngiyo ngo namubuze kuri telefone, cyangwa se namuhamagaye namubuze. No, fata umwanya wawe wandike SMS umubwire uti ndakeka yuko uyu munsi wiriwe neza, mwifurije ijoro ryiza, Imana ikurinde, uzabyuka amahoro ejo mu gitondo. Si ngombwa ngo ubikabirize ushyiremo ibintu byatari, ngo wongeremo ngo za shu, ngo ijoro ryiza shu, ijoro ryiza ngo sheri, ngo ushyireho ngo ubutima. No, ibyo ngibyo ubikora ari uko ubona yuko noneho bya bintu noneho mubirimo neza indani, nta kintu gisigaye. Igisigaye ari ukuba mwahita munatera ivi mukibanira, cyangwa se mukajya mu murenge kakaba karabaye, imiryango ikaba umugisha. Rero mu gihe bitaraba bitware gake gake, ahubwo ako kantu k'aka SMS umwohereje gutyo utanashyizeho n'ibintu ngo by'ibitima n'ibiki, we agufata nyine nk'umuntu wahatari, nyine ufite ubundi buryo umwitaho. Rero uku kukwitaho nawe ubwe biramukurura, akagenda agatekereza akavuga ati wawu, burya mfite umuntu ushobora kumbwira ati ijoro ryiza, wawu, burya mfite umuntu ushobora no kumbaza ati wabyutse ute. Noneho uko ugenda nyine ubikora ariko bitarambiranye. Nabwo si ngombwa ngo buri saha y'umunsi ngo woherezemo ngo ama SMS. No, ntabwo biba ari byiza biriya, nanjye simbifana. ngo cyangwa ngo buri kanya ngo muhamagare, buri kanya usange muri kuri telefone. Oya, urukundo si uko rumeze. Urukundo ni ukubaza umuntu ati umeze ute, wiriwe ute. It's fine niba yiriwe neza, niba yari no mu kazi, mureka akomeze akazi ke, muraza kuba muvugana muri pause, cyangwa se ari gutaha mu gihe ari muri bisi, cyangwa se yageze mu rugo, yateze moto yageze mu rugo, yaguha umwanya mukavugana. Si ngombwa ngo muteshe umutwe kuri telefone muvugane ibintu byinshi cyane. No, ubwo rero icyo ngicyo nacyo ni ikindi kintu tuza dusanga kuri uwo mwanya. Ige kumwohereza aka SMS keza katarimo ibintu by'ibikabyo birebire, cyangwa se iki SMS ari busome kikamurushya. Ahubwo we n'uzajya ubikora gutyo, we ubwe azajya abyuka avuga ati mfite umuntu buryo nyitayeho. Ntajya kuryama avuga ati wawu, mfite umuntu buryo nyitayeho. Nubikora nk'ibyumweru 2 tayari, noneho bizaba ari fresh. Kuko nujya no kuritobora, cyangwa se nujya kumubwira yuko umukunda, mbese uzaba umeze nk'uworosuraga wabyukaga, kuko nawe umutima we uzamubwira ati uyu muntu ariko hari ukuntu yanyitagaho gutya na gutya, anyohereza, amamagara, wiriwe ute, wariye, uryamye neza. Nawe bizamukurura kuko twese turi abantu. Hari ukuntu umuntu akwandikira akajya ahora kwandikira utuntu twiza, nawe ukumva yuko hari ikintu, nubwo mutarabivugana neza ngo mubijyemo neza, hari ikintu nyine cy'ingenzi kigufitiye mu mutima. Rero ni ibintu by'ubwenge kuba wakohereza umukunzi wawe SMS, cyangwa se umuntu uri hafi kuzabibwira. Bigumya bimuha icyizere yuko muri kumwe, kabone niyo mpamvu mutavuganye, ariko bimuha icyizere kandi bimugaragariza yuko uri umwizerwa. Ibi rero bikaba ari bya bintu nyine nababwiraga bishobora gutuma umwana w'umukobwa ahinduka akakwiyegurira, cyangwa se umwana w'umuhungu ashobora kuba yagumya akagukunda cyane. Gerageza ubikurikize, urebe udu key point nagiye mvugamo, urebe utwo wajya ukoresha muri utu ngutu. Ndabizi hari icyo tuzagufasha mu rukundo rwawe n'uwo mukundana. Ikindi cya nyuma twasorezaho kinakomeye cyane, wowe n'uwo mukunzi wawe irinde kuba mwakorana sex inshuro nyinshi cyane zishobora gutuma umwe muri mwebwe ahabwa undi. Ese wabyirinda gute? Niba umukobwa aje kugusura
bikagira gutya mukaganira, mukishima, mugateka, mukarya, rimwe na rimwe nagusaba ati wampaye tugakora imibonano, wampaye kuri sheri wanjye n'ubundi ejo n'ejo bundi ari wowe tuzabana wampaye. Wowe mukobwa irinde guhita umuha, mubwira uti oya ntabwo ariko bimeze. Nyine irinde iryo jambo ryo kuba nyine mwahora mukora ibyo bintu ngo ni uko agukunze, cyangwa se ngo ni uko ejo n'ejo bundi save the date izasohoka. Yego ntirasohoka, mufite no mu mipanga ariko ngo izasohoka. Byirinde rero, kuko nubyirinda kuba mwagumya muryamana, urumva none wa muhungu ugukunda azashyira question mark mu mutwe we. Azavuga ati ariko uyu mukobwa azi n'ubwenge, umuntu nsaba akanyima, umuntu icyumweru gishize nasabye akanyima, umuntu mbwira gutya na gutya dufitanye n'imipanga, abizi ko imipanga ihari akaba yaranyimye, uyu mukobwa bitebye ni gatiki. Urumva nyine wa musore we atangira nawe kukwibaza, agahita avuga ati wawu nubwo anyima ariko ni byiza, ntatandukanye na ba bandi bandi ushobora guhura nawe no mu nzira, mugabo murakubitanye, murasangiye cyangwa se munyweye utubyeri tayari, mukaba murasinze, mukaba mukoze ibindi bintu bitari ngombwa. Urumva aba ari total different yuko yaba ameze nk'uwo nguwo. We uwo muhungu ahita atekereza akavuga ati wawu uyu nguyu ubundi niwe wakabaye kuba twabana mu rugo. Ubwo rero umwana w'umukobwa irinde guha sheri wawe inshuro nyinshi cyane, cyangwa se wowe muhungu irinde kubikora cyane, kuko bizatuma wa mukobwa ugukunda nawe igihe kizagera akabona yuko nibyo wari umugamijeho gusa. Nubwo wirirwa umubwira uti warubatse, ufite ibibanza hehe, mu ntara hehe, ufite amamodoka, ufite ibyo ukora, yego birahari, ariko nugumya kuzana ibyo bintu bindi byo kuryamana cyane, bizatuma nawe wa mwana w'umukobwa aguhaga, avuga ati burya disi nibyo yarankurikiyeho, ko mbona n'ubundi atambwira uti tujye mu murenge. Urumva ni ikibazo rero. Mugomba kwiga bino bintu kuba mwabireka mukabigabanya muri mwebwe, nubwo byongera urukundo ariko gerageza ubigabanye, kuko iyo ubigabanyije, cyangwa se iyo umukobwa uhakaniye umuhungu agufata neza kuruta uko yakurakarira. Buriya ushobora kuza kunsura cyangwa se ugasura sheri wawe akagusaba ukamwima pe, akanarakara byatari, ariko burya iyo yarakaye afata umwanya nawe akaza kwitekereza, akavuga ati se ubundi ko namusabye akanyima, aho ngaho ni ikibazo. Akabona yuko n'ubundi nta kibazo kirimo, akavuga ati nawe tanzamusaba, n'ubwo utari y'umwimi nabwo abitekereza, akavuga ati nyamara uriya mwana w'umukobwa ahubwo azi kwifata, atandukanye na ba bandi njya mbona cyangwa se numva bahita babikora aho ngaho direct. Urumva nyine akaba ari akantu k'ishema k'ingenzi. Rero iga kuba wakwiyaka, cyangwa se wavuga oya, nko muri rya jambo twize kubona kare rivuga ngo oya. Iga rero kuba wabikora, unagabanye kuba mwakorana ibyo bintu by'abantu bakuru mu gihe mutarajya mu murenge, cyangwa se mutarakora ubukwe. Bakunzi bawe kuri TV show rero, eka dusoreze ahangaha, duhinire ahangaha. Buri ko tuzajya dusoma natwe inkuru z'urukundo, niko tuzajya tuzibagezaho. Buri ko tubonye ikintu cy'ingenzi, si n'urukundo gusa, dushobora no kuzajya tubashyiriraho n'ibindi biganiro runaka, ariko by'inyurabwenge. Ntabwo ari bya biganiro biri aho ngaho byo kwasama cyangwa se byo kuvuga ibintu bidafite agaciro, no. Tujya tubashyiraho ibiganiro by'ubwenge. Ejo n'ejo bundi muzabona ikiganiro cy'ubuzima, ejo bundi mubone ikiganiro cyo kugandukira Imana, ejo bundi mubone ibindi bigiye bitandukanye. Impamvu turi mu rukundo nuko ari bwo twibanzeho muri iyi minsi, ariko hari n'ibindi biganiro tuzagenda tubategurira kandi by'ubwenge, hari n'amadokumentari muzagenda mubona kuri iyi channel y'ubwenge, hari ndetse n'andi majwi muzagenda mwumva y'abandi bantu bazaba bakoze
yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu nabo tuzajya tugenda tunyuzaho kuri iyi cano yacu. Rero mfashe umwanya mbashimira mwese ubwitange mugira bwo kuba mwankurikira ndetse n'uburyo views zigenda zizamuka, bimpa intege yuko hari ikintu nanjye ndi gukora gishobora kuba cyahindura abantu. Mwakoze no kudukurikira, mumenye mukande subscribe, mukande ku nzogera kugira ngo buri kiganiro kijye kibageraho uko bwije n'uko bukeye. Mwakoze rero, Imana ibahe umugisha.